Yesu Kristo nashimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Dukomeje gahunda yacu yo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa 68. Turi mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Tugeze ku bice byaho 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Bukeye Ishibosheti mwene Sawuli yumvise ko Abuneri yaguye i Heburoni aracogora, Abisirayeli bose barahagarika umutima. Kandi Ishibosheti uwo mwene Sawuli yari afite abatware b'ingabo babiri. Umwe yitwaga Bana, undi yitwaga Rekabu, bene Rimoni w'i Beroti wo mu muryango wa Benyamini. Kuko i Beroti habarwaga ku Babenyamini, kandi ab'i Beroti bari barahungiye i Gatayimu basuhukirayo na bugingo n'ubu. Kandi Yonatani mwene Sawuli yari afite umwana waremaye amaguru. Ubwo imbitsi yavaga i Yezereli kubika Sawuli na Yonatani, uwo mwana yari amaze imyaka 5 avutse, maze umurezi we aramubatura arahunga. Akimwirukankana ahunga, aramunyihuka yikubita hasi, aherako aramugara. Izina ry'uwo mwana yitwaga Mefibosheti. Urupfu rwa Ishibosheti. Bukeye bene Rimoni w'i Beroti, Rekabu na Bana baraza basohora kwa Ishibosheti ku manywa y'ihangu, basanga arambaraye. Binjira mu nzu ye nk'abashaka kudaha ingano, nuko bamutikura inkota ku nda. Rekabu na Bana mwene se baherako barahunga. Uko niko bamwishe. Binjiye mu nzu ye basanga arambaraye, ku gisasiro hakinze urusika, baramutikura baramwica, bamuca igihanga barakijyana, bagenda ijoro ryose mu nzira ijya muri Araba. Maze icyo gihanga cya Ishibosheti bagishyira Dawidi i Heburoni, babwira umwami bati, ngiki igihanga cya Ishibosheti mwene Sawuli umwanzi wawe, wagenzaga ubugingo bwawe. Ubu Uwiteka ahoreye inzigo umwami databuja kuri Sawuli n'urubyaro rwe. Dawidi asubiza Rekabu na mwene se Bana, bene Rimoni w'i Beroti, arababwira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, wacunguye ubugingo bwanjye mu byago byose. Kera hariho umuntu waje arambwira ati, Sawuli yapfuye. Yibwiraga ko anzaniye inkuru nziza, mperako ndamufata mwicira i Sikulagi. Ibyo ni byo bihembo namuhembeye inkuru ze. None se nk'abantu babi biciye umukiranutsi mu nzu ye ku gisasiro, sinarushaho cyane kubahora amaraso ye nkabakura mu isi? Maze Dawidi ategeka abasore be, barabica, babaca ibikonjo n'ibirenge, babamanika iruhande rw'iriba ry'i Heburoni. Kandi igihanga cya Ishibosheti barakijyana bagihamba mu gituro cya Abuneri i Heburoni. Dawidi aba umwami w'Abisirayeli bose. Bukeye, iki ni igice cya 5. Bukeye imiryango ya Isirayeli yose isanga Dawidi i Heburoni, baravuga bati, dore turi amagufa yawe n'umubiri wawe, kandi mu bihe bya kera ubwo Sawuli yari umwami wacu, ni wowe watabazaga Abisirayeli ukabatabarura. Kandi Uwiteka yarakubwiye ati, ni wowe uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, kandi ati, uzaba umugaba wabo. Nuko abakuru ba Isirayeli bose basanga umwami i Heburoni. Umwami Dawidi asezeranira n'abisezerana imbere y'Uwiteka i Heburoni, bamwimikisha amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli. Kandi Dawidi yimye amaze imyaka 30 avutse, amara imyaka 40 ari ku ngoma. Yamaze imyaka 7 n'amezi 6 i Heburoni ategeka Abayuda, kandi i Yerusalemu amarayo imyaka 33 ategeka Abisirayeli bose n'Abayuda. Hanyuma umwami arahagurukana n'ingabo ze, bagiye i Yerusalemu, batera Abayebusi n'abaturage baho bari baracyokeye Dawidi bati, nutamaraho impumyi n'ibirema ntuzatugeramo. Kuko bibwiraga ko Dawidi atabasha kuhagera. Ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, haba ururembo rwa Dawidi bwite. Uko niko byagenze. Uwo munsi Dawidi aravuga ati, umuntu wese uzanesha Abayebusi azajugunye mu rusumo
ibyo birema n'impumyi umutima wa Dawidi wanga. Nicyo cyatumye bavuga ngo nta mpumyi cyangwa ikirema bizinjira mu nzu. Nuko Dawidi aba muri icyo gihome akita ururembo rwa Dawidi, yubaka impande zose, uhereye inyuma ya Milo ukageza imbere yaho. Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Bukeye Hiramu umwami w'i Tiro yohereza intumwa kuri Dawidi n'ibiti by'imyerezi n'ababaji n'abubatsi b'amabuye bubakira Dawidi inzu. Dawidi amenyeraho ko Uwiteka yamukomeje ngo abe umwami wa Isiraheli kandi ko ashyize ubwami bwe hejuru kubw'ubwoko bwe bwa Isiraheli. Dawidi amaze kwimuka i Heburoni akajya i Yerusalemu, akomeza kuzana izindi nshoreke n'abandi bagore, kandi yongera kubyara abana b'abahungu n'abakobwa. Aya niyo mazina yabo yabyariye i Yerusalemu: Shamuwa na Shobabu na Natani na Salomo na Ibuhari na Elishuwa na Nefegi na Yafiya na Elishama na Eliyada na Elifeleti. Dawidi yongera gutsinda Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isiraheli, Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cy'Abarafa, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere Abafilisitiya urabatanga ubangabize. Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ajya i Bari-Perasimu abatsindayo, aravuga ati, Uwiteka yahomboreye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu Bari-Perasimu, maze bahibagirirwa ibishushanyo byabo bisengwa. Dawidi n'abantu be barabijyana. Bukeye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Nabwo Dawidi agisha Uwiteka inama, aramusubiza ati, nturi buzamuke, ahubwo ubace ikubo ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari bube akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nk'uko Uwiteka amutegetse, atsinda Abafilisitiya uhereye i Geba ukageza i Gezeri. Dawidi agarura isanduku y'Imana mu rurembo rwe. Icyo ni igice cya 6. Bukeye Dawidi yongera guteranya ingabo zose zatoranijwe muri Isiraheli, abantu 3,000. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, bava i Bari-Yuda bajya kwenda isanduku y'Imana yitirirwa rya zina, ari ryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi. Nuko bakura isanduku y'Imana kwa Abinadabu ku musozi, bayitereka ku igare rishya, maze Uza na Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare rishya. Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Isiraheli wose biyerekera imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'imiberoshi by'uburyo bwose, n'inanga na neberu n'amashako n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Bageze ku mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana, kuko inka zari zitsikiye. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza. Uwiteka amutsindaho amuhoye icyo cyaha cye, agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza. Niko guhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka. Nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Bukeye babwira umwami Dawidi bati, Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose ku bw'isanduku y'Imana.
Dawidi aherako arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bitya, abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 6, ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishe. Maze Dawidi yerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isiraheli wose bazamura isanduku y'Uwiteka biyamirira bavuza amakondera. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya abona umwami Dawidi ataraka ahamiririza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi aherako atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Maze agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isiraheli, abagabo n'abagore, umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'umugabane w'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Hanyuma abantu bose barataha, umuntu wese ajya iwe. Dawidi nawe asubira iwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi, aramubwira ati, ariko uyu munsi ko umwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurire imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro, iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isiraheli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo baja uvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumba arinda apfa.